Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, tugiye gusoma ivanjiri yasomwe uno munsi ku cyumweru, icyumweru cya pentekoste. Turayisanga muri Yohana umutwe wa 20 umurongo wa 19 kugera ku wa 23. Ubwo hari nyuma y'urupfu rwa Yesu. Ku munsi wa mbere wo ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya, araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Maze amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro, nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo, abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Iyi vanjiri ntagatifu dusomye ni ijambo ry'Imana dusanze, ni amagambo yahuhwereye we n'Imana dusanze muri Yohana. Mu ntumwa ye Yohana, Imana yaramuhuhereye, imuhereza umwuka, imuhereza Roho Mutagatifu, umumurikira mu kwandika iki gitabo, mu kwandika iri jambo ry'Imana. Imana yaryanditse ariko icishije mu ntumwa yayo Yohana. Iragenda iramubwira ati, niwandika ati, ku munsi wa mbere wo ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'aho abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira atya, araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye Nyagasani, ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro, nk'uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo, abahuhaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Tuvuze ku iri jambo ry'Imana, tukaba dushimiye Imana idushoboje kurisoma tukarirangiza, tukabasha kuvuga ijwi rigasohoka, tukabasha kuzunguza umunwa ukazunguka. Turagushimiye Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'inyempuhwe, Mana y'inyembabazi, wowe ukomeje kuduhereza ubuzima buzira umuze, ubuzima bugendera mu njyana yawe, ubuzima bukomeje kubana neza n'abavandimwe. Data rero tugusabye imbabazi, tugusabye umwanya kugira ngo duhereze ku mavuta yawe, duhereze ku mbaraga zawe, tubashe kugira icyo tuvuga kuri iri jambo. Nk'uko mubibona ndetse twanabivuzeho, twisanze muri Yohana 20:19 kugera kuri 23. Hari ku cyumweru, hari nimugoroba, ubwo intumwa ze 12 zari mu rusengero zikingiranye kubera ubwoba, zirimo gutinya Abayahudi. Muribuka ko yari igihe bari bari guhorwa izina ry'Imana. Igihe bari bari guhorwa ko uwo bakurikiye ari umushukanyi, bavuga ko ari umushukanyi, ariko ntabwo bari bwamwizere. Usibye ibanga rye ryari hagati intumwa za Yesu ndetse na Yesu. Nawe nkwifurije kugirana ibanga na Nyagasani. Nuko rero
uwo munsi nimugoroba bari bafite ubwoba kuko Yesu yari yarazutse kuri Pasika. Nuko abazamo ari Roho Mutagatifu abahagararamo hagati. Inzugi zari zikinze ariko we yaraje, ntiyatinye ko hakinze, ntiyatinye yibaza ngo ese ubu harimo Abayahudi mo imbere bandi. Oya, yari abizi byose, nawe arakuzi nanjye aranzi ndetse n'abariya bose arabazi. Nuko rero yarajemo bose, urumva bari bafite ubwoba, ariko kubera ko bongeye kumubona barishima. Abereka ibikomere byari mu biganza bye, ku birenge ndetse no mu rubavu rwe, ariko kuko yari afite ubumana, yuzuye imbaraga za Roho Mutagatifu, Imana yari imutumye aze aduhereze imbaraga zo gusobanura ijambo ry'Imana ndetse no kugira icyo turivugaho. Nuko araza araduhuheraho ati nimwakire Roho Mutagatifu, aduhereza imbaraga zo gukiza icyaha ndetse n'igisa nacyo, no gukiza icyaha ndetse n'igisa nacyo. Nuko aratubwira ati aho tuzakiza icyaha tuzagikize, ndetse n'aho tutazagikiza ubwo bazakigumana. Mwakire neza ijambo ry'Imana, dukomeze kurizirikana tubibutsa ko mu kwihuza natwe ni muri bwa buryo butatu cyangwa bune: ni ugukora subscribe, kureba videwo, like ndetse comment ndetse na share. Ibyo ngibyo ni muri bwa buryo Kristo yari ari kudusaba bwo kwizera. Nunyizera uzakomeza kuboneramo imbaraga z'Uwiteka muri buno buryo. Uzureba izi videwo ndetse n'izindi zisa nazo, kuko gutagatifuza imitima yacu ntabwo ko ari ukwizerera mu mbaraga z'Uwiteka. Igihe Yesu adahari uzamwizere ko afite imbaraga. Numufata nk'umunyembaraga azakuzira nk'umunyembaraga, numufata nk'umunyantege nke nawe azakuzira nk'umunyantege nke. Dukomeze kuzirikana uyu munsi w'icyumweru cya Pentecost, icyumweru cya karindwi cya Pasika. Uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru ku itariki 24. Imana ibarinde.